uriya munyamakuru uvuga ngo agaseke k'amakuru nkapfunduriye muri Kongo Kinshasa ngo abanyamakuru bafashe amakaramu barandika nshaka kuzakabufunduriraho neza umva nanjye nzamufundurira rero sinjya kure iki kirura nyine murakibona gutya kimeze ndakeka n'abazabasha kujyanye n'amahirwe yo kujya gutembera mu rubura cy'ahandi hantu hatandukanye ushobora kukibona ukahita wibuka ko nyine hari umwartiste wagishanyije murakoze. Ariko mu by'ukuri icyo bishatse gusobanura ese ndi mu nzu naba ndimo ndareba iki cyangwa se ndimo ndabona iki Mugisha twumvishe ukora imbwimo okay Murakoze, amazina yanjye nitwa Habumugisha Venuste, nkaba ndi umwartiste dukora akazi ko gushushanya. Akenshi na kenshi nibyo dukunda gukora, ariko tugerageza no kugira ngo tugire byinshi tumenye. Natinze rero kambe mbaye na mugenzi wanjye abibwire. Murakoze. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Azid Ansa, nanjye nkaba ndi umwartiste. Nzwiho ku izina rya Azid Art. Tukaba dukora ibihangano bigiye bitandukanye, amafoto y'abantu, landscape, ibishushanyo nyine by'amakadere, ibintu nyine bigiye bitandukanye. Murakoze cyane Azid na Mugisha. Ariko noneho ndabona wagira ngo muri n'impanga. Oya. Ntabwo muri impanga? Wapi. Asa nk'ushaka kuvuga ngo muri impanga. Turagerageza ariko nyine tumeze nk'abantu nk'impanga ko turirirwana cyane nk'abantu basa nk'impanga kabisa. Hanyuma mwiga mu kangahe ugiye kutubwira umwaka wigamo? Turahera kuri Azid. Okay. Nje niga mu mwaka wa kane level 3. Niga nje ibintu bijyanye n'ubwubatsi. Ako gusa mw'ibyo bintu niga by'ubwubatsi gusa nyine nashatse kujya ku Nyundo. N'ubu ikigo barakimaye ariko kubera ko imbogamizi nyine nabonye byaba imbogamizi bitewe n'ukuntu ngiye nkunda kwiga naha nyine. Nyine nahisemo nyine kwiga naha. Weho wahisemo kwiga utaha. Harya utubwiye kwiga mu kangahe? Nje niga mu wa kane. Mu wa kane. Hanyuma Mugisha nawe wiga mu kangahe? Nanjye niga mu wa gatatu. Sinasi niga ni Gikondo n'ubundi nk'ibisanzwe ku mashuri Vincent Party Gikondo niho niga. Murakoze cyane. Hanyuma mwatubwiye ko mufite impano yo gushushanya. Harya abantu bashushanya babita gute? Mugitubwiye. Abantu bashushanya babita abartiste. Azid, abantu bashushanya babita abartiste n'abaririmbyi bakabita abartiste, byo ntabwo mbyumva ngiye. Oya, ntago abantu baririmba babita abartiste. Babita baterera. N'abaririmbyi. Yewe ntabwo ndimo byumva gato maze mugi ni gute none se ngewe nimba ndirimba kuki ntaba ndi umwartiste ariko ushushanya ukaba uri umwartiste? Okay. Murakoze. Ngi ko mbyumva. Bundi abaririmbyi yego baza muri kategori ya artist. Sibyo? Ariko mu by'ukuri ubundi mu magambo make navuga ku bantu bashushanya. Abari art. Impano? Impano. Noneho kuririmbaho naho yes bagerageza kuzaramo ibintu bya artist. Gusa ubundi kubashushanya by'umwihariko mu magambo bari make abari art. Yeah. Urakoze cyane Mugisha adusobanurire neza. Baransobanurira ubu ngubu ntabwo nabyumvaga neza. Hanyuma twibutse abantu ko iki kiganiro ni makuru kibana, ni ikiganiro cyitwa makuru kibana ndetse ni ikiganiro cy'urubyiruko n'abana muri rusange, ariko twibanda ku bantu bafite impano, abana bafite impano, urubyiruko rufite impano, kugira ngo tuze expose cyangwa se bazerekane bazigaragaze kugira ngo abandi bantu babarebereho bagire ibyo babigiraho cyangwa se nimba ari nicyo babafasha nacyo bakibafasha. Uyu munsi turi kumwe n'abagabo babiri, Mugisha na Azid, bafite impano yo gushushanya. Impano yo gushushanya wayikuye he Azid? Tubwire neza no wakuye impano yo gushushanya n'igihe wabitangiriye. Murakoze. Impano yo gushushanya nyine nakuze nisanga nzi gushushanya ariko bitari cyane. Natangiye gushushanya nyiga primaire nabitangiye tekereza ko
nangira kwiga gushushanya nyine kubera ko nabikundaga. Buriya niga pirimeri amakaye yanjye yose wasangaga igice kimwe naragihariye note cyangwa kwiga ikindi gice naragihariye iki gushushanya. Gusa nyine kubera ko nagiye mbikunda ubuzima nyine bugakomeza ngeraho nza kubiparika ngeze segonderi kubera ko nabonye mugenzi wanjye uyu nguyu Mugisha. Nabonaga akora nyine ibishushanyo bigiye bitandukanye maze bikorwa bite nje ntago nari nazamuka kugira ngere ku kigero nk'icyo uriho. Ubu ngubu uyu nguyu we niwe wambanjirije namusanze nyine we ari mu gakino. Gusa nyine musanga ashushanya nyine byamaye motivation nanjye mbasha kuba nakomeza gushushanya nyine kugera ku kigero nanjye ngezaho nanjye menya gushushanya kuko nyine nkumva mbizi kuko ndanabikunda cyane. Yego murakoze. Hanyuma Azide aratubwiye ngo rwose yabitangiye kera ndetse n'igice kinini yagiye ihoragamo arimo gushushanya kurusha kwiga. Ariko numvisha akantu kamwe wavuze ngo Mugisha ashobora kuba yarabitangiye mbere yawe, nibyo? Yego nibyo. Wabitangiye mbere ya Azide? Nabitangiye mbere ya Azide. Ngaho tubwira inzira yawe rero. Okay, murakoze. Igihe natangiriye art hashize igihe kinini cyane, igihe kingana n'imyaka 12 kuko natangiye art mfite imyaka 7. Mu by'ukuri nkagenda nkomeza dushaho kubikunda kuko buriya abana tujya tugira ikiganiro cyangwa tujya tugira igihe tuganira nk'abana tugasanga twicaye hamwe twashushanyije kuko buriya muri kamere y'abana buri wese akora yumva ashaka kuzaba umu artiste bikurikije nuko abona abagenzi be babikora. Ariko nanjye nakuriye muri urwo rugendo, vango nkuriye muri urwo rugendo rero butuma ngera kuri cya kigero mbasha kuba noneho nabyumvamo cyane birenze uko mbitekereza kuko ari igihe abana bakura bamwe bakabikora abandi ntibabikore ntibababera impano. Ariko naje kwigira kuri mukuru wanjye kuko niyo mahirwe nagize ngiye buriya nasanze ari mukuru wanjye ukunda kubikora, noneho hageraho igihe we asa nk'ucitse intege biba ngombwa ko mfatira hamwe yarageze. Binera imbaraga cyane kugira ngo nanjye nkore cyane mere nkawe. Ndakora cyane genda nzamuka mu myaka gake gake ariko mbirushaho kubikunda cyane, ariko ndushaho cyane kubikunda cyane pe. Ngeraho ndabimenya niga pen gerageza kubimenya still now ndacyabikora cyane kandi ndacyabikunze pe. Ndacyabikora. Urakoze cyane Mugisha. Azide na Mugisha rumwumvisha inzira bakiyemo kugira ngo bige gushushanya, ariko n'ubundi ntago ari babyiza ahubwo ni impano bari bafite n'ubundi. Hanyuma turahera kuri Azide, wenda tubwire intego yo gushushanya kwe ni iyihe? Yego murakoze. Nje intego yanjye mfite mu buzima bwanjye nubwo gerageza kwiga nyine nje niga ubwubatsi. Nje niga ubwubatsi hano Camp Kigali. Intego mfite nje nifuza ko nzashinga galeri ikomeye nje na mugenzi wanjye uyu nguyu kubera ko uyu mugenzi wanjye Mugisha nyine we twakoranye cyane ndetse ni ibintu byinshi twagiye dukora nagiye mbikora ndi kumwe nawe kubera ko turafashanya mu buzima bwa buri munsi. Nje ndifuza kuzashinga galeri ndetse iyo galeri nyine ikazabikomeye kandi izwi pe. Yego. Urakoze cyane. Azide arifuza kuzashinga galeri, niyo ntego ye muri uru rugendo rwo gushushanya. Ariko hari akantu ukomojeho uravuze ngo ndifuza kuzashinga galeri ariko hamwe n'umushuti wanjye Mugisha. Ubwo bivuze ngo murakorana? Mugenda ndashaka kumbwira neza nimba mukorana cyangwa buri wese akora ku giti cye? Urakoze cyane. Turakorana nkuko yaramaze kubivuga nubwo atabivuze neza, ariko mu by'ukuri nkuko twatangiranye nkuko yabivuze neza ngo yagize turahura kugeza n'uyu munsi rero turacyari kumwe kandi nkuko bimaze kubivuga turizera ko tuzakomeza tugakorana, ntabwo tuzigera dutatana ahubwo tuzakomeza dukorane cyane. Imana izadushoboza kuko niyo nzira tugana twese dukora umwuga umwe. Wenda nubwo yagannye kuri construction ku bintu by'ubwubatsi nge wenda ndacyari munsi ye, nuvuga ngo nta hantu byigize bijya kumva y'Imana afite yakuranye, nta hantu byigize bijya kandi nanjye nta hantu byigize bijya kuko muri ubuzima tuba turi kumwe hanini. Ariko rwose ntabwo tuzigera dutana, hari byinshi tugifite gukora nge nawe, nitwishyira hamwe tuzagera kuri byinshi.
tutarenzeho dutatana, ahubwo dukore cyane kugira ngo tugire icyo twigezaho nk'abantu bafite iyo mpano. Urakoze cyane Mugisha. Hanyuma noneho niba mukorana nk'itsinda cyangwa nka groupe cyangwa nka timu yanyu mwahise gute rero? Azidura tubwira. Yego murakoze. Twe timu yanjye na Mugisha ntago nakubwira ngo twahita dushinga ngo uko yitwa, ako gusa nyine twe uko turi hamwe gutya birahagije. Na timu ushobora kuyishinga nyuma yabwo wenda hari icyo umaje kugeraho, maje wenda nko kugera ahantu ukorera hizewe nyine hafite umutekano, nibwo dushobora gushyiraho iyo timu. Yego Mugisha, murateganya kuyishyiraho se mukayita n'izina? Okay, niyo gahunda. Buriya wenda biragoye cyane kuko tuvuga ngo turayita izina, ariko muri make bitewe naho turi kugana, buriya ibintu bigenda biza gake gake. Buri Imana abanje kuduhuza kugira ngo dukorane, izagende duha n'ibindi. Nuvuga ngo rero izina ryose uko ridahari, sibyo? Buriya haba ari byinshi tuba twaragiye dutegura tuvuga ati wenda tuzitwa gutya, ariko tukabona ntibijyanye n'igihe. Tuvuga ati ibintu byacu bigomba kuba biteguye neza, izina rikaza rimeze neza, izina rituranga rimeze neza. Ariko still nawe sibyo ko nyine tutarabitegura ngo tubishyire ku murongo, tumenye ngo izina turaryita gute. Turacyari kurwana no kugira ngo tugire icyo tumenya cyane. Izina rwose tuzaba turitegura. Urakoze cyane. Ariko buriya ngiye nkunda kubaza utubazo nkadukura mu byo mwavuze mu bisimbo. Mukongera uvuze ngo turabiteganya ndetse tugashaka n'ahantu hanyaho tukarishyiraho. Yego. Kandi ngo izina ngo nagaruka uko ribuze. Bivuze ngo izina rirahari. Izina rirahari. Azidi izina rirahari neza. None si biracyari ibanga se ku buryo mwatubwira izina riracyari ibanga. Riracyari ibanga. Yego. Mujye mwegereza mikoro tubwire uburyo izina rikiri ibanga. Yego. Kubera izina rikiri ibanga kandi muri abartiste bakomeye. Impamvu izina rikiri ibanga ura kugira ngo ubashe kuba washyira ikintu hanze bisaba gutungura. Natwe no gutegura byose hamwe. Ubu nyine uba wabanje gutegura kugira ngo nyine ubanze ugene. Yego. Muri make rero nkuko nyine ubimbajije, iryo zina rirahari ariko ntago twe twabasha kurishyira hanze nyine ngo abantu bose barimenye. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma impano ni nyinshi zitandukanye, uriya n'abandi bantu bafite impano zitandukanye, nanjye nkuko ufite impano yo kuvuga, ariko nanone hari undi muntu ufite impano yo kudukorera utuntu twiza turyoshye n'udusinax twiza twa Didosi. Utwo tuntu ni twiza cyane. Murabona ko icyo harya beef birabisobanura ikira? Soma neza kura ku gashyashya ikintu cyanditseho. Niba ntibeshye, niba narize neza ngira ngo beef ni ikimasa. Ni inka rwose nziza cyane. Urabona ko mugiye kurya inka? Buri wese agiye kurya inka kabisa, ni inka rwose. Urajya bavuga ngo no ku ishuri mu buzima busanzwe hari igihe twumva nk'umwana avuga ati mu gikoni mwe muzi ko babaza ikimasa. Icyo kimasa wajya kukireba ugasanga gitandukanye n'icyo wari, ariko buriya mu buzima nyine habaho gutungurana, ariko ibingibi byose ukubeshya. Niko nanditseho beef, niba namwe mubireba biriho. Bize nkanjye rwose bagomba kuba byo biriho ndi kubireba. Hanyuma rero hano twabasanze twagiye tubona inyuma yanyu hari ibishushanyo bitandukanye, hariyo amakadere menshi mwagiye mushushanya ibintu bitandukanye. Nagerageje kubonamo bimwe, nabonye inzovu, nabonye imbwa nini cyane. Nagize ubwoba ngira nanjye mwayambitse rinete. Nabonye nanone n'ikirura, nabonye ibintu byinshi byinshi. Muraza kudusobanurira. Turabasobanurira. Kubera iki ibintu byanyu mwashushanyije mu bushyira hariya, kubera iki babiri donc mwabishyize hariya, ni uburyo bwo kugira ngo mukore marketing bigenda gute? Yego, urakoze. Buri wese aratubwira impamvu. Impamvu ibintu twabishyize hara nkuko waje nyine ukabibona biri hariya, buriya nyine tuba twabishyizeho mu buryo bw'imigaragarire hariya nyine, ni nko uko dukoze nyine igishushanyo tugenda tugipresentara kugira nyine uwabasha kuza hano nyine abashe kubibona ibihangano byacu, abone n'ibyo dukora nyine ku buryo nyine byanamushimisha, byabasha kumushimisha, akaba yakifuza nyine ko tumukorera igihangano. Kubera ko n'ubundi sinabiriya gusa dukora n'ibijyanye n'amafoto y'abantu,
yaba wenda ari ay'abakoze ubukwe cyangwa abashakanye cyangwa abafite abagarifurendi n'abandi n'ibindi bigiye bitandukanye, wifuza nko guha umuntu impano umutunguye, yego n'ayo mafoto nayo turayakora. arakoze cyane, ariko njya aka biscuit rwose bifu rwose niyo ya mbere rwose, aka kantu ni sawa rwose pe, niyo gahunda umva ariho rwose, ibintu rwose ni amahoro. Nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga rero, impamvu dukorera aha Mugisha utarakomeza sorry toya bajya bavuga ngo kiri kuturasa, nibyo nimubwire Azid, urabona kiri kumfita amatwi nkaye arahura ubwanwa ariko uri twe ni ngewe ngo n'amatwi ni ngewe, urabona rwose duhuje neza, ubwo nanjye nzagashyiraho. Aba ari sawa cyane, utu dusinakisi ni twiza, abana baraturya, abantu bakuru turafasha cyane, buriya tuzanabongera ubwenge kugira ngo mujye mushushanya neza. Ndakubwiye ngo uretse Mugisha numara kutubwira impamvu muba mwashyize ibishushanyo byanyu hariya, ndifuza ko umwe muri mwe yagenda akabizana mukagenda mutwereka, sibyo byiza? Ngiri icyo namwereka mu gihe utubwira we Azid agiye kuzana. Mugenzi wanjye nk'uko yari amaze kubivuga, buriya impamvu tuba twashyize ibishushanyo aha ngaha buriya ni ukugira ngo tugire icyo twitezaho imbere. Mu gihe tuba twakoze bimwe haba ari profit yuko dukeneye kugira ngo dukore ibindi, cyangwa se kugira ngo tumurike n'ibindi gake gake tuba twakoze kugira ngo tubone uburyo ki dukora n'ibindi. Muri make tuba twazanye hano kugira ngo tubone isoko tubikora wenda nk'umwuga cyangwa se nyine nka business, kuko nta kindi dukora. Ubusanzwe tuba turi nk'abanyeshuri, ariko nyine mu gihe turi muri za vacances, mu gihe dufite akaruhuko, tubonye akaruhuko, biba bibaye ngombwa ko tugira iki tubikora nk'abartiste, kuko buriya tuba twabaka impano zacu zazimira, ugasanga abana bamwe na bamwe kuko bafite impano zarazimiye, ariko twebwe tugerageza kubikora cyane kugira ngo turebe ko hari icyo twakiyungura mu buzima, cyangwa se turebe ko byazatubera byiza ejo hazaza hacu. Urakoze cyane Mugisha. Hanyuma ngira ngo Azid mu gihe wahora watubwiraga ukuntu impamvu bamwabishyize hariya, Azid yajyazana ibimwe mu bishushanyo biri mu makadere meza cyane, kugira ngo abashe kutwereka ibisobanuro byabyo. Mu gihe kubidusobanura, ngira ngo ibishushanyo bigira ibisobanuro, kubera ko ngiye hari nk'ibyo nabonye ndabimenya, ariko hari ibyo ntamenye. Ni kugira ngo ngewe rero n'abandi bose bakuri iki kiganiro makuru kibana barebe, bumve ndetse n'ibisobanuro by'amashusho yanyu, sibyo? Ugiye kujya izamura kadero gatoya, ongera izamure, murajye muyifatira hagati mu dusobanurire, yego like that. Hanyuma umwe arafata mikoro kugira ngo bize kudufasha, cyangwa ntacyo ndabibafasha, yego. Urengera kugira ngo udufashe, igera hariya hasi, buri wese afite ibyo ari bisobanure. Nta kibazo. Murakoze rero, nkuko amaze kubivuga, ibi ni bimwe mu bishushanyo dushushanya. Nuvuga ngo rero ukuntu biba bimeze, igishushanyo nagishushanyije iyi mbwa nasanze cyane cyane life y'abantu, cyangwa se mu buzima bw'abantu burya hari imwe mu nyamaswa tuba dukunda. Imbwa ni imwe mu nyamaswa tuzi ko ishobora kuba yagira ubwenge. Ubwenge ubwo nshatse kuvuga like ishobora kuba yakigana ibintu, kuko buriya akenshi iyo turebye ku bazungu bakunda imbwa cyane cyane za bulldog. Nayo nashayije ngendeye ku mbwa y'abazungu ya bulldog nkuko muri kubibona, ariko yambaye igishushanyo cy'ingofero, yambaye ingofero, yambaye amarinette, mbese yambaye na bandana. Nuvuga ngo rero amahirwe menshi nuko nubwo ibi biremwa byacu tubona hanze, cyangwa se ibiremwa Imana yaremye, nabyo bigira ubwenge bwo kwitaho, cyangwa se ubwenge bwo kuba bwagira nabyo, nkuko ntago mu mitekerereze yabyo ihora nyine ari ubunyamaswa, nuko nabyo hari byinshi bishobora kwiga bikamenya. Iyi mbwa rero urabona ko rwose yambaye ingofero, yambaye na rinete, yambaye na bandana, irakeye rwose, imeze neza, iraryoshye cyane. Inyamaswa rero nubwo abenshi baziheza, cyangwa se nubwo abenshi bazisuzugura, ariko nazo ziri mu nyamaswa zishobora kuba zagira ubwenge. Urakoze cyane Mugisha kudusobanurira. Bivuze ngo iyo nimbwa ndi kubona ngewe yambaye rinete nka za zindi zanjye, ingofero yo ndabona ari nka ya yindi ya Azid. Hanyuma icyo kibwa nukubera iki bayita bulldog? Nukubera iki? Bulldog
wenda sindajya gusobanura cyane ariko buriya bulldog ni zimwe mu nyamaswa zitandukanye n'izindi cyangwa se ni zimwe mu mbwa zitandukanye n'izindi kuko buriya wenda akamfata urugero nka zino mbwa wenda hari amahirwe make yuko mu Rwanda ushobora kuhasanga bulldog kuko ni bake cyane baba bazifite ariko akenshi nyine ukazisanga hanze mu banyamahanga. Akenshi rero ziba zitandukanye kuko buri ushobora gufata imbwa isanzwe na bulldog zose nubwo ari imbwa ariko haba harimo itandukaniro itubona ko harimo itandukaniro rwose. Yego, hanyuma ngira ngo Azidi yakoze kugufashaho mikoro gatoya, ngira ngo Azidi nawe waba wiyikereye hariya mu gihe utaradusobanurira. Hanyuma ikindi noneho iyo mbwa yawe ariko buriya afite utubazo 3 tw'amatsiko. Azidi, imbwa irarya? Imbwa irarya? Yes, imbwa irarya. Nimba imbwa irya Mugisha agiye kutubwira nk'ibintu 3 imbwa yaba irya kugira ngo n'abantu bose bakuri iki kiganiro babimenye. Buriya hari abantu bazi ngo imbwa wenda ishobora kurya ibyatsi, ikanywa igikoma, ikarya n'inyama simbizi. Tubwire nk'ibintu 3 wenda imbwa yaba irya. Okay, murakoze. Ubundi imbwa nabyita ko ziri mu cyaciciro zirya inyama ariko buriya biterwa n'imbwa n'uburyo cyatojwe n'uburyo kinahiba imyitoreze yayo ugiye yaratojwe. Hari imbwa ziba zimenyereye imirire yaho ziba ariko mu by'ukuri ubundi mu busanzwe imbwa akenshi tuzi ko ari imbwa zikunda inyama cyane. Imbwa rwose iri mu bintu irya cyane cyane hazamo n'inyama ariko mu by'ukuri suko ubuzima ibayemo idashobora kubitarya n'ibindi biryo ariko nyine ishobora kuba yarya inyama cyangwa se ikarya izo ndagara nyine ibintu byerekeranye n'inyama. Imbwa zirabikunda cyane. Urakoze cyane. Bivuze ngo nanjye kubera ko ndya inyama ndimbwa? Oya no nagura imbwa. Azidi sabyivugiye wumva. Kubera ko ndya inyama nanjye mbaye. Oya gose. Oya, icyo yarashatse kuvuga buriya life tubayemo buri inyamaswa nyinshi ubuzima ziba zibayemo usanga ubuzima bwazo inyinshi zikunda kwirira ibintu bijyanye n'inyama, ibintu nyine bikomoka ku yandi matungo magenzi yayo. Ni ukuvuga ngo ntabwo hari icyo yarashatse kuvuga, yari ari kugerageza nyine kugusobanurira bimwe mu bintu imbwa nyine ikunda. Ako gusa ngewe ngabanya kurya inyama cyane ntazabirwa. Oya, ntukabigabanye. Nzabikomeze ariko mu gihe uranyumvira zirya mwunganiyeho gatoya. Mwunganire rwose. Nuvuga ngo wenda inama kuko ngiye inyama urumva nkomeje kuzirya nanjye ushobora kuzashiduka nabaye. Inama rwose mbabarira inama. Ikintu wenda navuga hari ikintu mu masomo tujye twiga bakunda gukoresha. Hari icyo twita ngo herbivores, ngo carnivores, ngira ngo nizirya ibyatsi, ngo carnivores izirya inyama, carnivore mu gifaransa, ariko ngo hari n'izirya byose. Izo bazita insectivore, nizirya utuntu tw'utunyenzi, udusazi, izirya byose bazita gute? Ya byose. Omnivore. Okay, omnivores, merci. Nuvuga ngo rero nubwo biri muri izo kategori gutyo ariko mu by'ukuri ubundi umuntu aza muri iyo kategori ya nyuma. Nuvuga ngo umuntu aza muri omnivores ko abasha kurya inyama akarya n'ibindi bisanzwe ariko ubundi imbwa ibarirwa muri carnivores kwa ko imbwa igerageza kuba yarya iby'inyama cyane kuko ari ibyikunda cyane. Suko n'ibindi itagerageza kubirya ariko ubundi twe muri kamere yacu no muri kamere nyine uburyo dutekerezamo imbwa ntabwo ushobora kuza ngo uyihe wenda ngo umuceri wenda ireba imbwa sibyo ngo ibyihanganire cyari ntiyabikibiriye ariko mu by'ukuri umuntu abasha kugira iki kubyihanganira byose. Uvuga ushobora kwambwira ati rero ugomba kurya iki ngiki kandi akabikurikiza agomba kurya iki niyo yamara umwaka atabirya nabyo birashoboka ko atagira iki atarya inyama kuko ushaka kumubwira ati ngiye nshobora kumara umwaka narya inyama kandi bigakunda. Kandi uvuga ngo rero abantu buriya sivuga ko bose barya inyama. Hari n'umuntu kubita ugasanga rwose yamaze imyaka 2 atarya inyama ariko ubona ko akiri umuntu ariko na wa muntu uzikunda suko adashobora kuzibura ngapfi. Oya ntacyaba ariko mu by'ukuri nubwo abazikunda haba hari igihe n'undi ashobora kuvuga ati ngiye igihe n'iki ngomba kwihangana. Ariko imbwa buriya yo biragoye cyane ko muri ubu buzima uyiterekera inyama hariya ukayiterekera n'umuceri hariya igahitamo umuceri ireba imbya biragoye cyane. Udusobanure neza cyane nanjye ubwo noneho nshize amanga. Menye noneho ko ngomba gukomeza nkanazirya cyane ahubwo ariko ngiye ngo ndya byose sibyo. Hanyuma noneho ngiye kubaza akabazo gatoya Azidi
Azid, hari umwana wigeze kumbwira ngo imbwa irateteza, undi arambwira ngo imbwa ngo nimba ngo ikora gute, bimwe by'iki igikeri sinzi niba ugiye ukuntu gikora. Voilà, nari nabyibagiwe. Umwana ambwira ngo ubwo nyine ngo imbwa ngo iragonga ngo kandi ngo iratete, undi arambwira ngo irateteza. Azid agiye kutubwira imbwa muri rusange ikora iki? Okay, muri rusange nge nizi Ikinyarwanda, ni naryo somo numva kurusha andi masomo. Imbwa nge uko nabyize iramoka. Yego. Nimba imbwa imoka, ikintu giteteza. Hereza mugisha atwumvishe ukuntu imbwa imoka kugira ngo n'uwo mwana wabyumvishe akagira ngo irateteza azamenye ko idateteza imoka. Mugisha twumvishe ukuntu imbwa imoka. Okay. Cyangwa mbere simba mubizi mu bikorere. Oya. Araka nigeze kujya nakumva. Aravuga ngo naka video nigeze kuba nabona. Bango umugabo yatutse undi ngo ni imbwa. Rubango yo bigenda biterero. Aramubwira ati se ngo nge ndi imbwa hu. Nukuvuga ngo rero wenda suko umuntu wenda atabasha kubavuga ngo arigana ayo majwi, ariko mu by'ukuri aho naba nisanishije nawe ubwo nawe naba nigize imbwa. Ruba muri titire rero nuko nari maze kubivuga ngo umuntu baratutse undi ngo ni imbwa, undi akamusubiza ati ngo nge ndi imbwa hu. Uri kuvuga ngo byarangiye nanjye unamaze kubivuga ariko tayari yarangije wamaze wabitubwiye rwose cyari ikiganiro cyaragaciye ariko byari byiza kubera ko yaje twiga Ikinyarwanda tuba tugomba kukiga neza tukakinonosora ndetse n'izindi ndimi zose niko bigenda. Nk'uwo mwana ushobora kubaza nk'inkoko akabazi wenda k'inkoko imoka kandi iteteza, akaba atazi ko igikeri kigonga, uriya nabyo yabyumvishe nk'umuntu akabimubwira ko atenda imbwa imeze gutya cyangwa kumva nk'amajwi yayo iramoka bigenda gutya, biramufasha cyane nyina kurabizi ndetse n'undi muntu agakura bizi. Hanyuma tugeze kuri Azid, mbere yuko nkubaza ndagira ngo ufate iyo telefone yawe itaza kugwa, ndabona rwose iyo telefone yawe yakunze ka didosi, nimba ishaka kuryaho nawe yabimenye ntabwo nayiha telefone ntabwo yayiha, ntabwo byashoboka mwabipfa byavamo kabisa. Hari agafilime kera nigeze kurebaho, ni umukobwa wahataga ibirayi arangije umushyero waza kumusura, hanyuma aramuherekeza aho ngaho hari umushyitsi wari umaze iminsi hari w'umusore, kubera gufuha afata icyuma arakibika aragihishe. Noneho wa mukobwa agarutse abaza wa musore ati si nta cyuma mbone aha ngaha, umusore amubwira ngo wasanga ibirayi byakiriye. None ubwo rero niyo telefone nayo iracyaka kutukiza telefone yakuruwe cyane ariko yarago yivamo. Hanyuma Azid nawe ugiye kutwereka kuri ibyo bishushanyo unadusobanura. Murakoze. Mugisha gufashe mikoro nta kibazo. Ngiye ko nabisobanuye n'ubundi ikirura kiri mu bintu bimwe nk'imbwa n'ubundi. Nuko kimwe numva ngo uko nabyize muri primaire ngo kimwe cyarigumuye kiva mu rugo kijya mu ishyamba. Ndakeka byose bihuje imico, usibye ko nyine aho ikirura bitandukanye, hari ibirura nyine byikunda kwibera mu rubura. Njye nashushanyije iki kirura nicyo mu rubura uku nguku nyine mu kireba. Nagishushanyije nyine hari life abantu baba babayemo, akabasha kuba yajya nko muri neji gutembera. Njye ikintu nashushanyirije iki kirura nuko nagishanye kugira n'umuntu ukibonye ku buryo atazabona, wenda n'abantu batari basanzwe bakibona atazabona ari ubwa mbere akibonye, ku buryo ashobora kujya muri neji akaba yagisangayo akakibona akahita yibuka tuzi ko nabonye hari umwaritiste wabashe kuba yagishanya. Rero natwe ibintu biranga aba artiste, buriya ugerageza gushanya ikintu nyine umuntu ashobora gutekereza nyine ku buryo ashobora guhita yibwira icyo ari cyo. Niyo atakibwira icyo ari cyo ariko ushobora kumubwira ubusobanuro bwacyo akahita yumva icyo bishatse kuvuga. Rero sinjya kure, iki kirura nyine murakibona gutya kimeze, ndakeka n'abazabasha kujya nyine amahirwe yo kujya gutembera mu rubura cy'ahandi hantu hatandukanye, ushobora kukibona ukahita wibuka ko nyine hari umwartiste wagishanyije. Murakoze. Urakoze cyane. Ndabona no ku ruhande hari ikindi gishushanyo ngira ngo wenda nacyo mwakidusobanuriraho. Murakoze. Yegereze uricarana none cyangwa wenda nta kibazo. Murabona iyi ni inzovu.
iyi ni inzovu ariko iri mu buryo bw'amabara gutya. Iki gishushanyo tukita uburyo bwa ati, gushushanya nyine inyamaswa imeze gutya, ifite amabara agiye atandukanye gutya, ku buryo nize muri kare usanzwe uyizimo. Ariko nk'ubu buryo iki gishushanyo gishushanyijemo, hari abantu bashobora kuba bakunda kubibona nyine ku bishushanyo byinshi, ariko twe ubu buryo babwita uburyo bwa ati. Ubu ni nabwo twe dukunda hanini cyane gushushanya, kubera ko nk'aya mabara aba agiye afite ibisobanuro bigiye bitandukanye. nk'uku nguku murabibona, inzovu twashatse kuyigaragaza nk'aho iri mu buryo ibayeho nyine mu mahoro pe, ibayeho mu mahoro, ibayeho neza. Nk'uko mugenzi wawe yaramaze kubisobanura mwunganira, bivuga ngo igishushanyo rero kiri mu mabara ya ati. Buriya mu kintu kigaragaza umwaritiste hari icyo agomba kugaragaza ko ari nk'umwaritiste, wenda nuko nta mwanya uhagije cyangwa se ngo umuntu yaplike bigaragare ngo umuntu abirebe, ariko mu by'ukuri biba bishoboka cyane ko ibi umuntu yabikora, biroroshye. Nta gihe kinini cyakozwe mu masaha matoya cyane, makeya cyane, ntago ari igihe kinini cyane. Bivuga ngo ati rero, ati ni ukubyiga, wenda nyine biba bitaraza neza, ariko gake gake umuntu akomeza kurushaho cyane, bigenda biza gake gake. Mugenzi wanjye nk'uko yamaze kuzana ikindi, iki cyo nk'uko mubibona, murabona ko ku muntu uri kubibona ari kubona ari idirishya ariko riri kureba hanze. Iri dirishya murabona ko ari nimugoroba. Nimugoroba buriya iyo ijoro rigeze, muzarebe cyane mu misozi, iyo ukwezi kwitamuriye hirya haba harimo hakubitamo urumuri. Bivuga ngo rero iyi dirishya rero ni umuntu urimo urareba muri ya misozi ari nimugoroba. No mu kureba muri ya misozi nimugoroba nibiba birimo biramanuka. Bivuga ngo urumuri ruba rurimo ruturuka mu nzu rukubita bya bibabi bikagaragara, byakubita n'ibindi n'undi byose bikagaragara. Ariko mu by'ukuri icyo bishatse gusobanura, ese ndi mu nzu naba ndimo ndareba iki cyangwa se ndimo ndabona iki? Ni abantu bake babitekereza cyane gushushanya ikintu nk'iki ngiki, cyane cyane can you imagine urimo urareba ikintu mu idirishya birimo biragaragara kuri murakireba. Nyine abenshi twishushanyiriza space ahantu nyine biraho bisanzwe, ariko mu by'ukuri ntitugaragaze ese umuntu urimo urareba icyo kintu ari hagana he. Muri make rero ngiye twamushushanyije ari mu nzu, arimo arareba hanze uko hameze, ariko basi n'ibice byo hanze birimo bigaragara. Atari ugushushanya ahantu gutya nyine ngo urebe ngo ni ibisanzwe nyine ngo haragaragara ko ari ahantu, ariko basi uwo muntu uri kubireba mbese ari hagana he, ari mu kihe cyerekezo. Mu magambo make ni ugushushanya ati n'uri kwireba ahantu ari. Navuze byinshi rero, cyangwa se ngo ngire byinshi sobanura. Igishushanyo ni muri ubwo buryo kinagishobanura, gusa nyine aba ari amahirwe make ibintu nk'ibi ngibi kubitekereza. Murakoze. Ibi bishushanyo uburyo bidusobanuriyemo rwose, njyewe nabonaga ari idirishya ariko ntazi igisobanuro cyabyo. Ngira ngo aba ari nk'umuntu urimo imbere arimo areba. Ubwo bivuze ngo umuntu ari nk'hano twebwe turi, asa nk'uri mu kureba hanze. Urabona n'inyubako hakurya. Nibyo koko. Ni ikirahure cyameneka, kirameneka ubasha kureba no hanze. Iyo mpano iteye ubwoba artiste. Hanyuma Azid, fasha ibyo bishushanyo ngiro bisubize muri aho mubishyira hariye muri galeri yanyu, hanyuma muze no mutubwire ku bantu bashaka ibishushanyo nk'ibi, bashaka amakadere nk'aya meza, abantu bafite ibirori, abantu baba bafite wa mugani nigize ko bamubivugaho, abasheri, abantu baba bashaka ko mubashushanya bisanzwe, za Saint Valentin, ni byinshi. Ariko njyewe kubera ko ntasanzwe mbimenyereye, mugiye kutubwira ikibazo mucyumve neza. Ngiye kubabaza Azid, gira nawe twegere ahangaha. Ikibazo nshaka kubabaza ni kimwe, duhere wenda kuri Mugisha. Mugiye kutubwira ibintu, uhora tubwira nk'ibintu bitanu bikenerwa ku buryo nyine ushobora gukora nk'umuntu kadire nk'iriya cyangwa igishushanyo. Uratubwira mbese ni nka navuga nk'ibirori bitanu cyangwa se nk'impamvu eshanu zishobora gutuma umuntu yifuza ko mumushushanyiriza ikintu. Urakoze nk'uko umaze kubivuga. Bura ikintu cyatuma umuntu nyine
cyangwa se izo mpamvu eshanu zatuma umuntu buriya abikenera cyane cyangwa se abikunda cyane. Buriya icya mbere ni uko wamuhaye ikintu kiriho isuku kimeze neza. Buriya akenshi buri shushanyije igishushanyo kiriho umwanda tayari, ibyo nibigaragara ko ibintu byawe rwose biba bidafite isuku. Ariko mu by'ukuri wenda nka kuno twegereje ibirori bya Saint Valentin, ushobora kuba washushanya akantu buriya niyo kataba karenze gasa neza kameze neza katariho umwanda kaba kagaragara neza cyane ukakamuha akagakunda. Ikindi ni ugushushanya igishushanyo kirimo ibintu by'akajagari cyangwa se ibintu by'akajagari nyine ubona bitari sawa, ku buryo wa muntu ugiye kukigaragariza wenda abantu bose sika bari aba artiste uvuge ngo wenda ngo bazi art, ariko mu by'ukuri ureba umuntu ugiye guha igishushanyo ati si uyu muntu ubundi igishushanyo ngiye gushushanya arakibona ate, biragaragara ute kuri wowe, kuri we uburyo ki ngiye kukimushushanyiriza. Ugashushanya akantu keza arakunda kameze neza kadekoye neza. Ikindi navugaho ati bisaba kugerageza, kugerageza cyane kugira ngo ugire icyo ugeraho cyangwa se kugira ngo ugerageze. Umuntu ashobora kuvuga ati ngiye nshaka gushushanya izi foto, bivuga ngo rero muhakaniye biba bigoye cyane kugira ngo ubu uri umwaritiste nyine kuko atari wabitakarije icyizere byarangiye. Ariko iyo wikomereje ukishyiramo icyizere ukavuga ati ngiye ngomba kubikora, buriya iyo iri mu mpamvu ushobora kumwemeza ukavuga ati burya uyu muntu afite umurava n'ubushake cyane bwo kuba yagira iki, bwo kuba yabikora. Ikindi buriya umwaritiste ahari wese arigaragaza cyane, sibyo? Arigaragaza rwose, ashobora gukora akantu gatoya ari mu ruhame katari cyane, ugashushanya akantu bikahita byoroha rwose avuga ati kabisa uratwemeje rwose, kabisa rwose turemeye. Ikindi umwaritiste ni umuntu uba ugomba kuba afite discipline. Wenda ushobora kuba avuga ati wenda bamwe na bamwe nibazigira, ariko buriya akenshi iyo ushaka gusaba akazi cyangwa se wenda ubonye akazi bisaba ko ufitemo n'ubudiscipline. Buriya discipline iri mu kintu cyatuma ukonta cyane ku buryo ku muntu ugukeneyeho service ashobora kuyikubonaho. Kuko buriya njye nshobora kuza nkusaba akazi, ariko mu by'ukuri kwako uburyo nigaragaje imbere yawe bikaba ibintu nyine bituma bitagenda neza imbere yawe. Ariko umwaritiste agomba kuba yumva neza icyo akora, ibyo bintu abyumva neza. Wenda urugero umuntu aba ariho suko aba ruriho neza ku buryo kiyihagije abavuga ati ndabizi neza, haba ari byinshi agenda yiyungura. Ariko muri biki umuntu abazi, muri biki umuntu aba yumva, haba hari amahirwe yuko agenda arushaho kugira iki kumenya ibindi. Murakoze. Murakoze cyane udusobanuriye neza, ngira ngo abantu mwese muri gukora iki kiganiro mwumvishe neza impamvu ndetse n'impamvu ndetse nanone n'impamvu bikwiye ko aba basore b'abana bakiri batoya bafite impano yo gushushanya bakwiriye kubashushanyiriza ibishushanyo byose mwifuza. Azid, mu gishe bagiye kutubwira ko nibi bishushanyo ushobora kubishushanya ukabitaka mu nzu nk'abageni, ngira bitubwireho neza. Murakoze. Ibishushanyo ni byiza cyane. Nk'ubu ufite inzu uri umuntu nyine wimariye, ukaba nyine uri umugabo ufite n'umudamu mufite inzu, iyo irimo bino bishushanyo si ibi gusa, hari n'abadakunda nyine ibintu by'inyamaswa cyangwa ibindi bintu, ushaka landscape, amafoto yawe, ibintu bigiye bitandukanye nyine, ukaba ufite nk'ifoto y'ubukwe ariko uzi ko utazayibika neza muri telefone y'iyo foto. Ushobora kuyishushanya akayimanika kuko ntigisaza. Ntago isaza, turayishushanya tukayikorera ikadere, twarangiza nyine iyi foto tukabasha kuba twayimushyikiriza. N'ibindi byinshi bigiye bitandukanye birenze na biriya birahari hariya, birahari. Abakenera ibishushanyo byose byaba bijya mu makadere y'ibishushanyo bisanzwe nk'uko ushobora gushushanya ukayimuhereza mu ntoki, byose murabikora? Byose turabikora. Hanyuma Mugisha agiye kutubwira abantu batatu b'ingenzi mumaze gushushanyiriza cyangwa gushushanya, batatu bonyine. Okay, urakoze. Nkuko amaze kubivuga neza, nubwo dukora ubwa artiste buriya ugomba kugerageza amahirwe umuntu afite ukareba se ubundi ndi ku kihe kigero. Ikigero ngubu noneho tugezeho, tugeze kuri cya kigero tubasha gushushanya amafoto y'abantu, ariko
bamwe mu bo nashushanyije nigeze kuba nashushanya ifoto ya perezida w'igihugu, ifoto ye ndayifite namushushanyije. Nzayibereka rwose pe, nibyo rwose pe, nzayibereka. Bajya bavuga ngo moto niyo yemera ibonye imigeri, tutarayikubita umugeri ngo isume burya yemeye. Aya nibyo rwose pe, nibyo. Undi muntu nigeze kuba nashushanyije ni umuntu dusengana, ariko nyina gisingize nshushanya abantu babahanzi cyane. Undi muntu atakoze, undi muntu nigeze nashushanyije w'icyamamare ni umuntu bita Regis. Regis nize kuba namushushanya. Regis afande Regis ukina comedian. Bakunda ntago nzi izina rye cyane akoresha, ariko ifoto nize kuba nayibona ahantu ndayishushanya rwose, nayo nzayimwereka rwose pe. Undi muntu nashushanyije ni umuntu bita Nyakso. Nyakso nawe mushushanyije. Umva nzabashushanya, narabashushanyije, amafoto yabo nzayabereka rwose, amafoto yabo arahari, nzabyereka nuko mba nabifite hafi, gusa ari mu mafoto mba nashushanyije. Tegereza Azidi mikoro atubwire umuntu akeneye kubasura umukorera yabasanga hehe. Umuntu abashe kuba yakenera kudusura aho dukorera, yadusanga Igikondo. Yego. Nta cyo ni Igikondo ni nini wenda, ariko muratubwira za telefone wenda nk'ubwoko bubiri butandukanye bababonaho. Nimero bashobora kuba batubonaho yanjye na mugenzi wanjye uyu nguyu. Babwira nimba nta kibazo. Nta kibazo nayibabwira ku buryo aramutse akeneye no kuba umuntu. Ni benshi ahubwo wenda muzapfa n'ibiciro. Tubwire nimero hanyuma mugihe tubwire ibiciro mutangiraho product zanyu. Gihagazeho pe. Nimero zanjye ziba no kuri WhatsApp. Yego. Ni 07 9 24 53 9 8 8. Iminani ni ibiri yanyu misoza. Iza mugenzi wanjye reka nawe azibabwire. Nawe nazitwibwire. Murakoze cyane. Nawe nimero zanjye cyane kandi ni waramutse wamubonye uba wambonye, nanjye uramutse umbonye nawe wamubonye. Nanjye ni 078 ni 079 iminani 2 93 8 nizo nimero zanjye. Kansubiremo 079 Ndatangira. 079 iminani 2 93 818. Nizo nimero zanjye. Murakoze cyane abavandimwe, abana batoya cyane mutababona gutya, barakuze baransumba kubera ariko ubundi abana batoya niho tugana rwose pe. Aba ni abana batoya bafite impano, n'abandi bana bose bafite impano mwababwira iki? Azidi nicyo wabwira abandi bana bose bafite impano zitandukanye, wenda zitari ugushushanya gusa. Akantu gato k'amasegonda. Njye ikintu nabwira abana bafite impano nyine, yaba iyo gushanya, yaba iyo kuririmba n'izindi mpano zigiye zitandukanye, nuko ikintu cya mbere ubanza gukora, urabanza ukiyumvamo ibyo ukora kandi ukabikora ubikunze, ukabikora na discipline, ikinyabupfura. Icyo nicyo kintu cya mbere. Murakoze cyane. Mugisha wagiye kutubwira nk'umuntu ufite umwana cyangwa se nkanjye, rega nanjye ndi umwana buriya. Nibyo ariko ngaragara nkaho ugenda saza, ariko ndacyari umwana. Ugira ngo umuntu ufite imyaka myinshi. Rero mugiye kutubwira noneho nk'umwana akeneye ko mumwigisha gushushanya, byamutwara agatuza kangana gute? Nk'imbogo, nk'akimba, byagenda bite? Murakoze. Ntabwo nagucyenguza amaramugisha bafite impano, ariko badafite abantu babafasha. Kandi urabona ko mwebwe mugize ku rwego rwiza, ushobora wenda no kwigisha umuntu, simbizi niba mubibyigisha bigashoboka. Ngaho gira icyo ubwira abandi bana bose n'ababyeyi bafite abana bashaka ko mubigisha gushushanya. Murakoze. Kintu nagira inama abana bakiri munsi yanjye batoya, nanjye icyo kigero nakigezeho cyo kuba naba umwana, cyo kuba nagira icyo kigero cyo gukunda gushushanya, ariko mu by'ukuri narushijeho cyane kubikunda nkiri mutoya.
nagiriwe amahirwe cyangwa se narahiriwe cyane, njye ntabwo wigize unyigisha nkiri mutoya, nakuze mbikunda cyane nkiri mutoya, nyifite imyaka 5 ndushaho kubikunda cyane, nkajya mbikora mu buzima busanzwe, nkigana udushushanyo turi aho ngaho, ndenda ngira imyaka 10 nkagerageza, ariko mu by'ukuri nkakoresha fone cyane cyane nigana uburyo cy'abandi bagenda bashushanya, cyangwa se wenda nkafata amakaye biri ku makaye nkagerageza kubishushanya nabyo, nkarushaho nabwo kugira ngo ni improve impano mfite. Ariko mu by'ukuri siniyumvishaga ko nzagera ku kigero ndiho still now, ariko mu by'ukuri nkiri mutoya nageragezaga uburyo nshoboye kose, nubwo ndi njyenyine, wenda nubwo bingoye cyane kuba nawe unsupportinga, nubwo bingoye cyane kuba wenda ntabyishoboza, ariko sikirinda gucika intege. Icyo nabwira abana, nagira inama abana, mwicika intege, wowe ukunda ufite impano, wenda isi yabi gushushanya gusa, n'indi impano iyo ari yose, wicika intege. Hari byinshi byakoreka cyane mu buzima bwawe, hari byinshi byakoreka, wifitemo impano, wagerageza uko ushoboye kose rwose byakunda. Amahirwe aracyahari. Urakoze cyane Mugisha. Abana bose ngira ngo mwumvishe ko, ndetse n'ababyeyi babo mwumvishe ko Mugisha ahari, ndetse na Zidi kuba babafasha. Nimero bazibabwiye, nizo bakoresha no kuri WhatsApp n'ahandi hose. Abantu mwese mukeneye ibishushanyo, mukeneye yuko babashushanyiriza bakabakorera amakadire meza, ngewe ibintu by'amafoto mbivuyeho. Ubu ngiye ku makadire, ngiye ku bishushanyo nka biriya, ngiye nkunda ibintu biri naturel. Ariko ngewe reka mbabwire, ndibona bwa mbere nabuze aba batipe ni ibyo bashushanya cyangwa ni amafoto bashyira mu makadire, ariko nza kureba nyine n'ibishushanyo biragaragara, kubera ko iriya ni impano iteye ubwoba. Bantu mwese rero muri kudukurikirana, ndi kugira ngo noneho batubwire imbogamizi bahura nazo, niba hari uwabafasha, niba hari uwabashyigikira, niba hari inkunga bakeneye, muri aha ngaha murimo kutureba, ni abana batoya bakeneye kuzamuka bakazamura impano, nimba ari icyo mwabafasha mukibafashe. Mugisha aratubwira imbogamizi bahura nazo, Azidi we aratubwira icyo bakeneye, igikenewe kugira ngo mukomeze muzamure impano. Murakoze. Buriya imbogamizi duhura nazo akenshi twisanga nyine n'ahantu hagaragara, cyangwa se turi ahantu hishe cyane ho gukorera, tukabura ahantu twakorera, tukabura ahantu umuntu ashobora kuba yajyana ibyo bihangano byafite kugira ngo abigaragaze neza, impano zerekanwe. Muri make tukabura ahantu, mbese ahantu haciriritse tukahora ariho duhora, tukabura n'ibikoresho, ndetse ibikoresho bikatugora nyine, tukabura igihe kimwe kikagera ibikoresho bikabura. Nk'ibihe bikoresho mukenera? Dukenera cyane cyane ibikoresho by'amarange, uburoso, kuko buriya igihe kimwe nyine kwa ko tuba tugitangira biba bikigoranye na support, nta bikoresho bihagije umuntu aba afite, nyine ufite ubukoresho buri aho ngaho, ariko mu by'ukuri ni nkaho ntacyo tuba dufite. Yego, ni nkaho ntacyo tuba dufite, n'ahantu hadahari, mbese tuba turi nko mu rugo, ni nko gushushanyiriza uri mu rugo, n'ahandi hantu ushobora kujya wihishe, nyine ahantu wihishe. Azidi we agiye gutanga noneho, akenewe iki? Azidi mukeneye iki? Ukoreshe amasegonda atarenze 10, mukeneye iki kugira ngo muzamure impano yanyu ikomeze kwagura? Yego, muri make ikintu dukeneye, ubundi dufite ikibazo cy'ibikoresho bikeya, raw materials. Gusa nyine ibintu dukeneye, tuba dukeneye amarange, dukeneye kureri z'abartiste, ibintu bijyanye na kureri. Ikibazo ni ahantu binagurirwa buriya cyane, kubona ahantu bigurirwa bari hakeya, amakureri, ayo marange, na support. Tuba dukeneye support cyane kugira nyine dukore n'ahantu twakorera hagaragara. Urakoze. Yego Mugisha, Azidi aravuze ngo support, ariko se support ni mu buryo bwinshi. Buriya support ushobora guhura n'umuntu ufite ibihangano byawe uri kugenda wabuze moto akagwa lift kubera ko afite imodoka, nayo ni support kubera ko kugejeje ku mukiriya cyangwa ugiye kubye-exposinga, sibyo? Ariko nanone hari support y'amafaranga, hari support yo kubaha amatablo, hari support yo kuba umuntu yabashakira ama connection, ama support ni menshi. Ndashaka ngo mu precise support mukeneye mwebwe ubu none ahaniye. None aha ngubu support ubikenewe, nuvuga ngo ntabwo turi kuri cya kigero tuvuga ngo dufite ibintu bihagije, ariko mu by'ukuri support yari yose twabona ibihagije cyane, nk'uko wari umaze kubivuga, ku mafaranga wenda ku muntu utabasha kumenya ibyo ari byo, cyangwa se kumenya ibiciro uko bigura, byaba ari byiza cyane. Wenda ari kure yacu biragoye kugira ngo dukominikane,
ariko wenda nimero za telefoni zirahari ziba ziri muri mobile money, yaba ari support nabwo umuntu aduhaye, ku muntu wifuza nabwo kutugeraho yaduhamagara tukagira aho tubonanira, wenda tuzana ibikoresho nabyo byakunda nkuko wari umaze kubivuga. Ikindi kubona nyine ubufasha kudufasha kutugurira amarange nabyo byakunda rwose, wenda uri kure yacu nkuko nawe maze kubivuga, tuba dufite nimero za telefone nkuko twamaze kuzivuga, biroroshye. Ariko basi ubaye uri na hafi wenda tukavugana ukabiduha nta kibazo, nabyo byoroshye nta kibazo. Ubufasha ubu ni bwinshi cyane rwose, twufasha ubwo bwose twakenera rwose tuba twabwakira nta kibazo, cyane ko mukiri mu ntangiriro. turacyari mu ntangiriro, biracyagoranye. Ujye kutubwira ni icyo gishushanyo mwagerageje gushushanya kikabananira mugahatana kikanga pe? Murakoze. Nge kuva natangira gushushanya nta gishushanyo nari nakora ngo kinanire, kubera ko byarangije kunjyamo. Ubu ni igiki nakora kikananira? Ibintu tukigerageza gukora turacyari kwiyongera. Uko ugenda umenya gushushanya ugenda wiyongera mu bumenyi bwo gukora nyine cyane ibirutaho ku byo wakoraga. Ubu urwego ngezeho n'urwo kuba umuntu yama nabivuga nka skills, akanyongera skills, akangira inama mu byo ndi gukora, akangira n'inama ku badukuriye. Hari n'abaturusha benshi b'aba artiste bakuru bacu, bashobora kutureba nyine bakavuga ati mw'ibyo bintu mukeneye kongeramo improve, mukeneye kwiyongera cyane. Yego Mugisha, niwe mu artiste wowe ukunda ufatiyeho n'icyitegererezo kugira ngo ukunde gushushanya? Yaba ari umunyarwanda, yaba ari umunyamerika, yaba ari umurundi, yaba ari umugande, yaba ari umunyaziya, nimba ari nanjye bimbwira. Murakoze cyane. Umwartiste unyemeza cyane, njye nkemera, ntabwo ni umunyamahanga. Mugenzi wanjye yaramaze kumuvuga rwose, ni Victor. Victor ni mu kihe gihugu? Victor ni umushinwa. Yego. Nabonye asa nk'abanyakoreya. Hari ibihugu akenshi kuko biyo bisobanurire bikangura. Ni umushinwa. Nanjye sijya kubatandukanya. Umva kabisa wa mbere wa respect kuri njye rwose. Ndamukunda cyane. Ndamufana cyane rwose. Hanyuma turimo turasoza ikiganiro cyawe. Niki mwabwira abantu bose barimo kutureba ndetse banabategereje kuri televiziyo, kuri Flash TV, kubera ko mufite impano ikomeye? Ndabizi neza ko mugomba kuzaza no kuri televiziyo mukatubwira neza, mukazana nawe mafoto y'abantu mwashushanyije. Niyo gahunda. Icyo mwabwira rero mu magambo abiri yonyine. Murakoze. Ikintu nabwira abantu badukurikiye, icyambere tubanje kubashimira ko mwafashe umwanya wanyu mudukurikirana. Ikindi twasabaga wenda ubaye ifite support, ubaye ifite ubufasha wadufasha, byaba ari byiza cyane. Turacyatangira, mwabonye amakadire twashushanyije, rero niyo twatangiranye, ariko usibye ko nyine bigenda gake tukageraho bikanga, ariko mu by'ukuri support bikenewe. Ubaye ifite support, ubaye ifite ubufasha wadufasha rwose nta kibazo. Nimero ni za zindi twavuze. Murakoze cyane. Turimo turagana ku musozo, ariko noneho ndashaka kubabaza ikibazo kimwe hanyuma tukagana ku musozo. Azid, ninde muntu wifuza kuzahura nawe cyangwa se wifuza kuzaha impano y'igishushanyo? Wenda ushobora kumushushanya cyangwa se ukamushushanyiriza ikintu ashaka, ariko byibura wahuye nawe, wenda wo musitari mu Rwanda cyangwa se uwo ari we wese wowe wumva wifuza kuzahura nawe ukamuha nk'impano y'igishushanyo. Urakoze. Nge umuntu nifuza nyine kuzaha impano y'igishushanyo nakoze, uriya munyamakuru uvuga ngo agaseke k'amakuru nkapfunduriye muri Kongo Kinshasa, ngo abanyamakuru bafashe amakaramu barandika. Wenda narengerageje kubivuga kugira bamenye uwo ari we. Ubu munsi nyine yarangije kuhita amenya uwo ari we. Nge nifuza nyine nge na mugenzi wanjye kuzamuha impano ya kiriya gishushanyo. Yego nta kibazo. Wowe ninde muntu wifuza kuzahura nawe ukamuha impano y'igishushanyo? Arakoze cyane. Nanjye umuntu mva nshaka kuzaha impano, ni umunyamakuru ukora kuri televiziyo y'u Rwanda, ariko sinzi wenda niba ari akihakora, ntabwo mbizi neza. Se ndamwita Ndera. Yitwa nde?
nibutse izina nshaka kuzaba umunyamakuru wita Joshua. Joshua akora ibiki hari? Akora ibiganiro. Niwo bita Jafet se? Ya Jafet. Akora kuri RTV. Televiziyo ahubwo akora kuri Magic FM ngira ngo na televiziyo na radio Rwanda. Okay. Ariko ndi muntu nifuzaga cyane gushushanya. Ni umuntu bita Lucky. Na Lucky nawe yifuza gushushanya. Ubu abanyamakuru kuri televiziyo Rwanda ndabakunda cyane. Murakoze cyane. Hanyuma Azidi we avuze ngo arashaka kuzashushanya cyangwa guhura nawe muramugabo uvuga ngo agaseke k'amakuru ngapfunduriye. Uriya we no. Umva barandika kabisa. Bagize gute nanone hari. Mudasobwa ngo barashushanya hariya nibyo. Dore ni nk'ibyo ngibyo. Nawe nshaka kuzakabufunduriraho neza. Umva nanjye nzamufundurira. Umva arabuvuze aranyibutsa rwose pe. Nawe urashaka kuzamufundurira agaseke. Nshaka kuzamufundurira kabisa. Ngira ngo nawe ikiganiro arakireba kandi nawe rwose nabibona azishima. Nawe twizere ko muzamufundurira agaseke. Niwe tuzaheraho. Hanyuma turimo turasoza ndagira ngo musezere abantu bose barebye ikiganiro makuru kibana hanyuma munababwire n'ijambo ryubaka ubuzima twisoreze ikiganiro. Murakoze. Nsoza ikintu nababwira ndabakunda cyane mwakoze kudukurikirana. Imana ibahe umugisha cyane. Ciao turi kumwe namwe kandi nitwizera ko ubufasha bwanyu buzatugeraho. Mugire umunsi mwiza. Murakoze. Ciao. Murakoze nanjye ndabashimiye cyane kubw'ubufasha bwanyu kuba mwabashe kujya kuri YouTube channel yacu mukabasha kuba mwareba ikiganiro nk'iki cyiza birungura. Nge ijambo nababwira rihindura ubuzima. Ntuzakora utegereje cyane inyungu mu byo uri gukora cyane, ahubwo jya ukora kugira ngo hagire icyo umenya mu buzima bwawe. Icyo wakoze neza nicyo kizaguhindurira ubuzima kuruta uko uri gushaka amafaranga mu buzima bwawe bwa buri munsi wihiringa ibintu byose ushakamo amafaranga. Ntuzifuze gukora buri bintu byose uri gushakamo amafaranga, ahubwo jya ukora kugira ngo hagire icyo ugeraho kiguhindure kandi gihindure n'abandi. Ndabashimiye. Okay. Mbifuza ndashaka ko nyine mwanakora subscribe kuri channel yacu mukabasha kudutera inkunga. Yego n'ubufasha bwanyu buba bukenewe. Murakoze. Imana ibashe kuba yabaha umugisha kandi mukomeze rwose murebe ibiganiro nk'ibi ngibi birafasha cyane cyane abana b'urubyiruko nkatwe ndetse n'abakuru bacu bagiye batandukanye. Ubu buzima n'ubundi ubuzima tuba tubayemo bwa buri munsi bidusaba kwiga gukora, kandi buriya ikintu nagushishikariza jya wiga gukora cyane. Gukora cyane ni byiza, wige kurushaho kuvumbura ibishya kurusha uko ugenda nyine umenya ibintu. Jya wiga kuvumbura ukora ibintu bishyashya bizagufasha no mu buzima bwawe. Ego murakoze. Ciao.